ugiye kureba nk'ibintu abantu bakunda kugarukaho, ibi babigarukaho indwara zitandura za zindi zigenda zibasira abantu umunsi ku munsi, kandi zigenda ziyongera ku mugabane wa Afurika. Muri izi ndwara harimo diabete, harimo za kanseri, hari indwara zandura harimo z'umutima, umuvuduko w'amaraso n'izindi zitandukanye. Wajya kureba ugasanga bamwe mu baturage barahura nazo, nubwo atari benshi cyane ariko bagenda baziba cyane cyane mu wenda nko mu mijyi. Mu mijyi ho zirahari cyane kurusha mu byaro, ariko abaturage benshi bafite ingorane z'uko ufite mutuelle de santé izo ndwara ntibazikuvura. Hari na benshi bagiye batu hari n'izindi ndwara wenda izigize harya bavuga ngo hari igihe usanga ngo imiti yazo ngo ihenze, hari n'abakubwira ngo ni indwara z'abakire, ngo za diabete, ngo izo ngizo ngo nizirwarwa n'abakire. Hari abantu bafite mwene iyo myumvire, noneho barangiza bakavuga ngo bamwe bakibwira ko ngo zitwara imiti myinshi cyangwa ihenze. Usibye n'izi ndwara zisanzwe, hari n'izindi ndwara zitandukanye, hari n'izindi serivisi bakubwira ko mutuelle de santé yagombye gukora ariko kandi zitanahenze ariko idakora. Ibyo ngibyo uganira n'abantu bagenda babigarukaho banabivugaho. Hari nka serivisi zimwe na zimwe tubona zidakanganye ariko zagombye kwinjira muri mutuelle de santé bakazifataho urugero. Niba leta ikangurira abantu kwirinda sida, kandi bakaba bivugwa ko kimwe mu bintu bigabanya ubwandu bwa sida nuko cyane cyane nk'abagabo bagomba gukebwa, iriya ni serivisi na mutuelle de santé yagombye kugira gukora, ariko ntabwo ikorwa no mu centre de santé. Abantu barishyura bakagira gute ibyo byose. Hari n'ibindi, hari n'izindi ndwara n'izindi serivisi zagombye gutangwa muri ubwo buryo. Iyo uganira n'abantu bakubwira bavuga ati zagombye kujya aho hantu. Ariko nk'izi ndwara zitandura zo ziragenda ziyongera no ku isi muri rusange ndetse na hano mu Rwanda. Kenshi banakubwira ko bijyana n'imibereho y'abantu, ibyo bita lifestyle. No imirire yabo, abantu uburyo bakoraga ingendo, bakora activité physique, umubiri wabo ukora activité physique burya byaragabanutse, kandi iyo ukora activité physique hari byinshi usohora bigatuma n'umubiri wawe uba fit. N'abantu bagenda bicaye, imodokari zikabanyerera abandi bakibera mu biro. Ni ibibazo bikomeye, ni byiza kubitera. Iyo lifestyle wavugaga iri mu bintu byongera izi ndwara zitandura kandi zizahaza abantu benshi. N'imirire, hari abantu bazi ko kurya neza guhora urya inyama zitukura ugashyizeho za mayoneze n'amafiriti, kandi burya ugera ukarya ahubwo ukajya mu mirire mibi. Imirire mibi. Ariko iki kibazo rero nanone, iki kibazo cyo gufasha abantu kwisuzumisha cyangwa no kwivuza indwara zitandura muri izi sosiyete z'ubwishingizi, usibye na mituweli abizi natwe twakunze kukigarukaho kenshi. Nk'aya masosiyete yandi y'ubwishingizi burya ntabwo yemera abantu gukora ibi tuvuga ngo ni general check-ups. Usanga kenshi bakunda kubyemerera ngo abantu bari mu myaka yo hejuru, ariko wareba izi ndwara turi kuvuga n'abana bato nabo basigaye bazirwara. Yes, ibyo uvuze abana bato usanga umwana ufite imyaka 13 bamwe barwara za diabete cyangwa za kanseri, abandi bafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso kandi bakiri batoya. Ibyo ni ibintu byari bizwi mu myaka yashize, bavugaga ngo guhera ku indwara z'abantu bakuru nibo bayirwara, ariko ntabwo ariko bimeze. Bivuze ngo ibyo iyo point bavugaga niyo izo za check-up zigomba kureba abantu bose, apana gushyiraho condition ngo ku bantu bahereye kuri iyi myaka. Hanyuma akabazo kamwe Theo, ubundi twinjije mu makuru avuga mu karere u Rwanda ruherereyemo. Abaturage kuri mituweli baravuga bati natwe dukeneye ko twavurwa izi ndwara. Ariko nanone wareba ukurikije ko umuyobozi wa RSSB yabivuze, Regis Rujyamanshuro avuga ati urebye n'ubushobozi n'ikego turakomeza kubiganiraho. Mu yandi magambo ujya nkurikije ko nabyumvise navuga ati n'ubundi n'ubushobozi buhari nkuko dusanzwe tuzi bwa mituweli ni buke. Iki kibazo cyo cyakebererwa umuti gute? Abaturage barongera amafaranga batanga buri mwaka, cyangwa leta yapfundapfunda ibipfunsi ahantu ikareba ko yabona amafaranga yo kunganira abaturage batanga? Ibintu byo kongeza amafaranga ku baturage ntekereza ko byabagora. Ntabwo byakora ko hari n'abayatanga bamwe bavuga ko ari ntuzi ko hari n'abantu se imiryango imwe n'imwe ibura ariya mafaranga ya mituweli, ariko abo ngabo leta irabatangira mu cyiciro cy'abatishoboye. Yes, cy'abatishoboye, hari n'abishoboye bayabura. Twavuga ko ntabwo wishoboye, kubera ibibazo byinshi bafite. Ntabwo ari kuvuga kwishobora, ntabwo hari ibibazo ushobora kuza icyarimwe bikagukubita, ariko rusanzwe wishoboye muri iki gihe bikakwangira ejo bizakunda. Siko bimeze. Ibyo rero navuga ko ibyo kongeza amafaranga, wenda iyo point ngiye ntabwo ku giti cyanjye. Hari abaturage bavuga ati wenda nibashaka bareke dutange 5. Mbona byabagora. Abo rero bavuga ngo batange 5, ejo nibo bazavuga ngo ayo mafaranga ni menshi. urumva ko na mbere byari 1000 biza kujya ku 3000 nabwo bavuga ngo ni menshi. Ntekereza ko hari ikintu cyakagombye gukorwa
niba amafaranga yabo va ahandi hantu kuba yava ahandi hantu akongera gufasha ku bijyanye n'izi serivisi z'abaturage bagira ibibazo by'indwara zitandura bagafashwa, njye ntekereza ko ari cyo gisubizo, niyo solutions zashoboka. Ariko none ahangaha ku bijyanye no kuvuga ngo abaturage, hari n'abo ubwira muri iki gihe akavuga ngo covid ngo ibintu byose ngo yarabyishe, ariko ibintu byose yarabihungabanije. Umuntu rero kongera ku mwaka intuza amafaranga, urabona n'abandi baka amafaranga y'umutekano n'irondo n'ibiki byose ntabwo ngo baheruka mu makaritsiye, ntibaheruka mu makaritsiye, rero twaganira ngo ntibaheruka, abandi bakavuga ngo batangiye kubabwira, abandi bakavuga ati nyamuneka mumenye ko abaturage umutekano wa mbere ari ubuzima, nta kintu bafite, ntaki mubigendeshe buhoro.